mu buzima busanzwe giye ntago ndi rutwitse gutwika simbimenyereye nka Noheli rutwitse Noheli benshi rutwitse oya Noheli n'abatuje turi kumva Imena Gitero numugome ninyakubitwa n'inkuba ninyakugira gute urumva abantu bahise baza abagabo bamwe ntashatse kuvuga hano kuri kamera bagaca ku ruhande bakavugira madamu bati noneho tumufatiye musambira ari gusambana unagira umujinya yagufatiye ku mugore we bamujyana muri ribo we baje bakujyanira usoro nuko gahunda zimeze rero ijanditse mu bintu by'ibyaha narasayishije uri umunyabyaha ndi umunyabyaha rwose ntabwo rero Imana imbabaye nanjye ngira icyo kandi inyeze Noheli ariko tero wari umupfubuzi nakintu ari umupfubuzi professionnel ko byatangiye kuvuga mbere yuko mushwana ko mwatangiye kuvuga mbere yuko byatangiye kuvuga kuri umupfubuzi mbere yuko mugiraniza niba yanapfuburaga ubwo nabyo arabyihane yego nabyo byihane abo twasangiye ibyo kunywa abo twagize ute nabo twakora ibyo bya byo gusambagurikana ni gusambagurikana ibyo abo wapfubuye bose ubasabye imbabazi uhari abo mwasambanye ntaribi nabasabye imbabazi biga byose yes reka tubasuhuze kandi tubifurize kugira umunsi mwiza cyangwa se igicamunsi cyiza mwe mudukurikiye muri ahantu hirya no hino hagiye hatandukanye mu Rwanda East African cyangwa se kwisi no muri Amerika badukurikiye muri states zigiye zitandukanye reka tubifurize gukomeza kugira amahoro y'Imana kandi mugire umunsi mwiza turi kumwe n'abatumirwa turi amacano zagiye atandukanye turi kumwe n'abatumirwa babiri utwasa mutwe tubiri hari Prophete Noheli Byukurabagirane muvuga butumwa uzwiho ubuhanuzi ariko bigaragara nk'ubuteka mutwe ariko mu buryo bw'umwuka ngiye hari amakuru mfite yuko abo yahanuriye bose byasohoye ariko washingira ku makuru amuturukaho nabwo ugasanga ni Sekibi wigendera biravugwa yuko ashobora kuba yaratikuye umugore w'umuntu wari inshuti ye ibyo ngibyo ni ibintu mwagiye mukunda kubona uwitwa Prophete Noheli Byukurabagirane sinzi n'ibiryo zina rikimuriho turi kumwe kandi na MC Imena Gitero mwagiye mumubona mu bikorwa byinshi bigiye bitandukanye by'umwariko nko gusohora abageni nko kwemusinga amakwa agiye atandukanye n'ibindi bikorwa byinshi bigiye bitandukanye urugero nko influencing ibintu runaka mu content creator yitwa Rwiyemeza mirimo umwite umusizi mwite akasamutwe kasongoyihwa turabakire mu izina rya Yesu amina natwe turanezerewe mu izina rya Yesu uwabareba yabona mufite akanyamuneza ariko sinzi niba mu minsi hashize twabonye muri gushondana nk'inkoko zihuriye ku migina y'inswa none aka kanya muricaranye bimeze bite mbanza kakasa mutwe bari ubundi ni gute umuntu ashobora kurongora umugore wundi bakongera bakanicarana konzi kica ari ikintu gikomeye cyane nyine umugabo atapfa kwihanganira ni gute umuntu akurongorera umugore mukicarana Imena Gitero ubwo niwe ngezeho urakoze cyane muvandimwe reka mbonereho nanabashimire kuba mwadutumiye kuri uyu munsi kugira ngo tuganire ku macana atandukanye ari hano yes yewe harimo n'izacu Imena TV show n'izindi yes wenda ntari buze kumenya amazina yazo rero tubahaye ikaze kuri uyu munsi mbonereho nanababwire ko nagize isabukuru yes happy birthday to you guys mbere y'ibindi byose tugiye gufatanya n'abanyamakuru bose bari hano banyirize kamera zose nubwo zitari bugaragare happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you Imena happy birthday to you yes happy birthday to you Imena Gitero Imana igumugisha cyane akunkubuje imyaka ingaho utatubeshye ni nk'ikiyoni ndakura asaze imbere y'umugabo asaze imbere urakoze munyamakuru urukundo y'impaye nago rukundo y'impaye yes ntabwo ari myinshi cyane ariko nta nubwo ari mike ariko ndimo ndasatira 40 urumva rero ko twashaje mwana iyo mikoro y'impereze murakoresha imwe mwembi yes urumva ndimo ndasatira 40 urumva ko birimo kugenda biza ubwo rero nashatse ko uyu munsi navutse buriya isabukuru nubwo abantu bajya babyitiranya iyo uri kwizihiza isabukuru
biba bikwiye ko hari n'ibintu bigomba kuba bishya ku buzima bwawe. Yes. Imyaka iba yaratambutse umuntu aba yizi ariko iyo umuntu ashigaje ntabwo aba yizi. So rero ni byiza ko imyaka umuntu aba asigaje ari byiza ko ayikiranukamo cyangwa ayibamo inyangamugayo. None waje kwisanga gute Noheli yakurongoreye umugore nk'uko twabyumvise? Cyangwa wenda mutuzaniye andi makuru mashya atandukanye n'ibyo twarebesheje amaso yacu? N'andi makuru nizo gato mbyivugira n'ubundi wowe ufite ubwoba kandi njyewe Imana amaze ubwoba. Hanyuma nk'uko umunyamakuru niyo Patrick Nganza bivuze, ni ukuvuga ngo habaye ikintu cyitwa scam. Yes, scam cyangwa se ikinyoma. Tubeshya abanyarwanda, tubeshya isi yose, tubeshya abakunzi bacu. Satani aradutera natwe turitera. Hanyuma habaho kubeshya abanyarwanda ko nashatse gutereta umugore Imena Igitero nkamuheheta umusambanye. Ariko tubikora tugira ngo turebe abakunzi dufite muri iyi si, turebe n'abanzi, turebe abafana, turebe n'abantu bahagarara natwe tugeze mu minsi y'ibihe bibi. Wenda ukiri aho ngaho arakana vuze mwegereze mikoro. Nuvuga ngo iki kintu nubwo twagikoze muri ubwo buryo, ariko abanyarwanda bajya bakunda kuvuga ngo inshuti n'uwo mugendana ntagusige, waterwa akagutabara, warwara akagusura, wagira ibyishimo mukishimana. Abantu benshi rero bari bamaze iminsi bavuga Noheli cyazakumarira, Noheli si inshuti nziza, Noheli si umuntu wo kwizerwa, abandi bakabwira Noheli Imena Igitero si mwiza ku buzima bwawe. Turavuga ariko niki gishobora kutwereka ba bantu bashobora guhagarara natwe muri bya bibazo, abashobora kujya behind bakavuga ibindi, mbese dusa nk'ababasembura. Ni ugutera ibuye rimwe mu gihuru kugira ngo urebe igiturukamo. Haturutsemo ibintu byinshi. Wenda naguciye mu ijambo nibyo nasobanuraga, ariko nubwo twapanze iki kintu ariyo mpamvu nje umutima wankomanze nkavana tuze tubwize ukuri abanyarwanda dusaba imbabazi. Twaragiteguye dushyiramo n'umuryango, twari tuje gusaba icyo kintu imbabazi. Kuba twarasizemo umuryango wa Imena Igitero, twagomba kugitegwa ndushyiramo umuryango ndushyiramo undi muntu. Ariko Imena Igitero aravuga ati njyewe ikandebe kuri umugambanyi, kandebe kuri inshuti, uyu mugabo dukundana kurusha uko buri kana na buri nguni bakundana. Mbese n'umugabo nabanye nawe mu bibi, imbana nawe mu byiza, abantu baramumbuza, nawe nanjye baramumbuza. Ariko turaza ngira ngo abantu babyibuka neza, nene wafashe bwa mbere arambwira ati ngutinyura utagira ngo ndi umugome, nzakujyana mu nkiko nje kukureba. Vuga ati njyewe reka ngende mbanze shozi nambara ndekura umuriro, tureba abantu uko bagufata no ko bamfata, nawe uzazunyishyura. Tujya kuri televiziyo imwe twasezeranye twa 3D TV Rwanda, ahandi akajya akorera ku Imena TV show. Bagerageza uburyo kimusiga icyasha, nawe akansiga icyasha, ariko tuberetse muri telefone message twagiye twakira z'abantu. Burya umuntu ni mugari. Habirimo n'umunyamakuru witwa John Ndakunenze, wagiye uvuga ngo ubwo Imena Igitero ngo ndi mubi, ukanyerekera ukambwira ngo Imena Igitero ni mubi. Man, abanyamakuru benshi hano burya batwemera kuko twabahaye. Aha rero nitwe twabitumiriye utararenga utaravuga ku banyamakuru. Ubundi ibi bintu mujya kubitegura inyungu mwari mu bitegerejemo ni yihe? Inyungu njyewe nari mfitemo ku ruhare rwanjye, nagira ngo ndebe ko abantu banyizera, ndebe abantu bankunda, ndebe abantu bavuga ati Noheli ni umupfu ariko n'uwacu nitwamutererana. Yewe narababonye pe. Yes, aha warababonye. Imena Igitero mikrofone. Wowe nk'umuntu turabona kuri mukuru kuruta Noheli, wenda mu bigaragarira amaso, cyangwa se wenda Noheli akaba yasaziye imbere, yarasukuriye imbere nk'intuza. Wowe wabyakiriye ute? Nawe si muto. Nawe si muto. 18 ufite 40 havuye kuza senkanye. Nta kibazo by'imyaka tuwe turetse kubitindaho cyane. Wowe Imena Igitero tukuzi nka MC, tukuzi nk'umugabo usobanutse, nk'umugabo ufite uhabwa agaciro mu makwa agiye atandukanye. Burya kugira amakwe bavuga ubukwe. Yes. Kuvuga ngo ubundi ibi bintu izi scam zanyu cyangwa se iki kinyoma mwari mwateguye, ntekereza ko kinagize n'icyaha. Ubundi nkawe ku giti cyawe inyungu umusaruro wumvaga kiri bugusigire ni nk'uwuhe?
icyambere urabizi ko mu buzima busanzwe giye ntago ndi rutwitsi gutwika simbimenyereye nka Noheli rutwitsi Noheli benshi rutwitsi oya Noheli n'abatuje turi kumva imena gitera nibyo uri kuvuga kandi sinigeze kuvugiramo urumva Noheli rero nka rutwitsi urumva cyangwa umuntu utwika yes kumukoresha gukorana nawe muri planka mu kinyoma byari nko kugira ngo rimwe nzamure YouTube channel yanjye yes nari mfite YouTube channel iza kugira ibibazo sibyo YouTube channel nari mfite yaje kugira ibibazo yego hanyuma igize ibibazo nkorindi sibyo yego nkorindi yitwa Imena TV show bana yitiriye ya yindi abantu bari nyuma mutuzi urumva niba umuntu ashaka gukira ujya gukira indwara arayirata yego sibyo ntabwo rero ndi buca ku ruhande ngo nashaka gutestinga abantu anyway nabyo birimo kubera ko nahise mbona abanzi n'abakunzi nahise mbona inshuti n'abafana sibyo sometimes hari igihe ubutekereza ko umuntu agukunda ariko agaca ku ruhande aho gatuye umuntu numugome kubitwa n'inkuba n'inyakugira gute urumva abantu bahise baza abagabo bamwe ntashatse kuvuga hano kuri kamera bagaca ku ruhande bakabwira madamu bati noneho tumufatiye musambira ari gusambana kandi ubwo bakamuha izo message twicaranye urimo urabyumva azireba ibyo biganiro byinshi nta nubwo twabikoreraga kure amahirwe nari mfite nuko na madamu nawe yarabizi ubwo nimwaba mwarabiteguranye twaramuganije ngo navuga ko twabiteguranye ahubwo we naramubwiye nti hari ikintu tugiye gukora tureba abantu badukunda tureba abashobora kutuvuga neza n'abatuvuga nabi ariko nanazamure Imena TV show bitewe n'ibibazo byari byavutse muri channel yanjye ya mbere urumva rero abantu hano hanze bakunda byacitse n'ubu bavuze bati umugore wa Niyo Patrick Nganzo ari gusambanira Karongi ndakubwiza ukuri Patrick uyu tuvugana uraha none uri gufata iki kiganiro cyane gwamenye igihe gere Karongi ari kuvuza ngo umugore wa Patrick Nganzo ari kuvuga ubutumwa Karongi nta muntu waje ninde wajyageze bivuze iki abantu bakunda cyabaye bakunda ibintu biraho kurushunoza ariko imitima yacu yaducirira urubanza yes utaragera aho turaza kuhagera inyungu wari utegereje muri iyo scam cyangwa se muri icyo kinyoma ariko cyateguwe warayibonye ntayo wabonye shano ntiyazamutse bose navuga ko yazamutse ariko sinavuga ko numva niba cano ibaye mu minsi 2 ikagira abantu ikaba ifite ubifite abasabu 111 abo bantu ijana bo baguhaye ngo ushyire muri salo wawe akaba hariho n'ikiganiro gifite views 1000 sibyo ntabwo navuga ko itazamutse pe uko biri kose ku rwego rwayo yarazamutse urumva cyane ifite abasabu 111 sibyo nta minsi 2 irama igize ibiganiro bifite views 500 izindi bifite views 1000 urumva ko wowe umusaruro warawubonye urwego rwayo yarazamutse wowe ikinyoma mwateguye kandi na Noheli nawe afite channel nshya yitwa MTV nawe ntekereza ko yazamutse Yebo TV show wenda nje ntago yitwa Yebo TV ariko kumwambaye mikrofone haragwije oya urakoze ko mujambo bwana Niyo Patrick Nganzo oya wihaye mikoro ariko ntacyo mbo Imena utaravuga buretse gatoya ntago aricyo ngiye kukubaza ningiye uyoboye ikiganiro Imena gitera tubwiye yuko we yari yiteze ko channel ye izamuka nubwo wenda itazamutse nkuko yabishakaga ariko hari umusaruro byibuze yabibonyemo ariko se namwe mu mpiningire nta kibazo ibyo turabikora umunyamakuru wese uri gufata iyi nkuru wese agupiningire ariko se uwo musaruro wari witeze ko channel yawe yazamuka ubaransinze n'agaciro k'umugore wawe wagiye guharabika ku mbuga nkoranyambaga ibyo bintu urumva biri bungane niyo mpamvu nanjye naje gusaba imbabazi by'umwihariko umugore wanjye na famiye y'umugore wanjye n'inshuti zose n'umuryango muri rusange n'abantu bose bankunda n'abatankunda abanjyaniraga inzara bahimbye inkuru ngo uriya ngo arabomora tumusize ari kubomorera naha ariye babivugaga tunaryana bakavuga ati kabisa ibi bintu byanyu nta rukundo rubamo so abo bose rero abumvise iyi nkuru n'abumvise planka bose bambabarire n'umuryango by'umwihariko wanjye wa madamu
nawe umbabarire rwose n'Imana imbabarire. nsubiriza Noheli microphone. Nizere ko uri mu nkurikiranira no kuvuga ngo Noheli Prophete byukura bagirane woweho noneho ndakwibandaho cyane kuko iyo hajemwe akantu kitwa Prophete biba byitwa ubuhanuzi sibyo uri umuhanuzi w'Imana ugaragaye mu gikorwa nakita kirukoza soni utegura ibikorwa bitari byiza bishobora kugiraho ingaruka abantu cyangwa se umuryango runaka cyane ko nawe biba bitari bugusigire isura nziza ibyo bintu wowe byagusigiye iki gutegura icyo gikorwa cyo kubeshya abantu byagusigiye iki inyungu byagusigiye ni iyi icyo nabivugaho impamvu nabikoze ubundi mbone kuvuga inyungu uyu mugabo yarambye ati ko bambwira kuri umuntu mubi ntakwizera njyewe ngize ikintu nkora wamfasha nkariba kuko unyizera wambamo wamfasha yarakeneye kumenya ko umwizera kuzwi none se murateretana buretse nyine erega hari umuntu muhura baca umugani mu Kinyarwanda ngo umuntu abura se ariko ntabura shebuja wewe wari wabonye shobuja cyangwa we yari yabonye shebuja none nabonye databuja nacyo yakoze ikintu kimwe cyanejeje umutima wanjye mvugiye kuri kamera cyatumye nemera iyi puranka cyangwa se isikama nkemera ko izina ryanjye ritukwa nkemera ko abantu bansebya uyu mugabo yagize gutya ncumbikira ibyumweru bitatu nije ibiryo bye nywa amazi ye ndara mu nzu ye anyishyurira n'ukwezi kw'inzu icyo gihe bari banyibye nejo bundi ako ninde wakwibyo ndi imbere y'Imana baranyibye iyi nzu bahera kuri box ibintu byose bariba barajyana okay nta cicyo na cyo ariko uyu mugabo arabati ngwini wanje yano twapangiye pranka acumbikiye ndavuga ni umuntu wemeye kunshumbikira nkoga amazi nkarara mu buriri ahantu heza nkarya ibyo kurya byiye reka nemere mufasha tagati twese twe dufite niyo kugira ngo cano yitwa Imena TV show izamuka ngira ngo nababonaga nyikora amapuraka menshi nyikora amafilimi ni cano nitanzemo kandi nese ndwara malaria yenda kunyica amafaranga uwo mugabo yakuye mu Imena TV show menshi yarandwajemo iyo Imena TV show irahemba cyane iyi ni ya kabiri rega ya mbere bese yari imaze kugira ibibazo iragurishwa cyangwa se barayihakinga ayo yagurishije cano niyo yakuvurishije urumva ko yaramfashije ngiye sinyamya kubeye rero ndavuga ni narira kote ubisobanura amani kote ryiza pe wowe wararebye usanga ikintu cyiza wakora ari uguhimba ikinyoma cyo kubeshya oya niba mbwira ati kuba umustar kabuzwi wamfashije ko ninkure kuraho imiriro cano yanjye irongera ikagira ubuzima yes amani kote yamaye ikote ryiza rigwa nk'ibihumbi 100 turarizi njyambona mwambaye amakoti urakoze mitambyemera mbyemeye nshinja no kuntu yacumbikiye ahubwo nsabye imbabazi abantu banyizira nk'umukozi w'Imana bakabona nagiye muri pranka noneho ukuntu Satani ari umukara yarabimbwiye nari maze iminsi mvuye gusaba imbabazi kwa niyo Patrick Nganzo n'ahandi maze gusaba imbabazi no kuri Siridi TV Rwanda na Janvier Romeo arabimbwiye ndavuga ni umugabo reka mbikore n'ubundi n'ibyinshi nakoze bibi Imana irambabarira n'abantu barambabarira reka mbikore ngo ufashe icyo yabizamuka nuko nabikoze nta rwango umugore mene gito mufata nka mushiki wanjye uyu mufata nka mukuru wanjye kandi mene gito ukundagira umujinya yagufatiye ku mugore we bamujyana muri ribu we baje bakujyanira usoro nuko gahunda zimeze rero ntago byabaye cyakora nka niyo Patrick Nganzo yamenye ko ari pranka bakibuki barabimenya bakizo barabimenya abandi bagenda babimenya rero abanyarwandakazi abatugisi mu mbabarire ko nivanze muri bya bikorwa nsabye imbabazi n'abantu banutse none hibaze ko hari umuntu wanutse arambwa turi ikiraya kuko nibyo yewe nta muntu udakora ibyaha ariko n'ukuri bira yari pranka yari sikamu nta byari bihari nabikoze ngira ngo tuzamure Imena TV show ya Imena Gitero mbo yes urakoze cyane ese ubundi nohe uri profete uri umuhanuzi w'ibiki ubundi uri umukristo Bibiliya iravuga ngo nakumenye ukiri mu nda ya nyoko nkwezo taravuka nkugira umuhanuzi wo guhanura amahanga umuntu wese uvuga ko Imana ikiza avuga ko Imana itabara ukora ibyiza wese ni umuhanuzi ntabwo kuba uri umuhanuzi ariko uzo kuvuga ngo Kigali irahiye ngo kubita amababa nka inko kuzamuke ngiremera harasenyutse uvuge ngo Nyabugogo ngo harahiye ntabwo byitwa ubuhanuzi ntabwo ibyo nitera bwo cyewe rero kubambwira abantu ni muguma muri Kristo Yesu amagambo yakaguma muri mwe musabe cyo mushaka muzagihabwa nubwo mbamanuye ngo mvuga indimi nkiza abamarayika buratubyise kuganiriza abantu ibiruhura imitima sibyo byaba ari sawa kuruta kwitwa ubuhanuzi nabyo n'ubuhanuzi nabyo n'ubuhanuzi buri jambo ryiza
ni mugenzi w'Imana. ubundi guhanura mu kinyarwanda cyiza ni nko gutongera cyane. bibura ikintu utongereye ku muntu kandi icyo kintu ukacyizera nawe akacyizera uretse ko twagiye tubwira Patrick wowe ubu none aho ntongereye ikintu sibyo ukavuga ngo imbabazi wasabye Imana iziguhe umuhanuye ngiye niko mfata ubuhanuzi ariko iyo uvuze ngo imena gitero urakapfa urakagura n'ibyago niyo mpamvu buriya wabonaga niyo mpamvu ubonye tuje gusaba imbabazi kuko ibintu abantu bakomeza kutwaturaho bavuga bati bamusambanyi we umugore we n'umusambanyi gutya na gutya na gutya ibyo bintu iyo babihanuye ari benshi haba harimo n'amavuta y'abantu batura ibintu bikaba ejo ugasanga ibyo uri kwatura biranabaye koko bibyo kandi imena gitero naboneyeho no gusaba imbabazi Imena TV show kugeza ubu izajya itambutsa ibiganiro bijyanye n'ijambo ry'Imana no gusesengura amakuru avugwa muri politike n'ibiganiro by'isanamitima ariko ibintu byacitse gutwika kirabaye oya ndashaka kongera kuba Mose nkuko mama Mose yantoje mama wanjye yitwa mama Mose ni umuhanuzi ni umukozi w'Imana abantu banzi kiruhura nari umuririmbyi ndi umuhanuzi w'Imana ariko nijanditse mu bintu by'ibyaha narasayishije uri umunyabyaha ndi umunyabyaha rwose ubwo rero Imana imbabarire kandi inyeze Noheli ariko kucyashu ashuhabuza gufata mikrofone ariko imbabazi kuzisaba ko Imana ihorana imbabazi mu biganiro Noheli wowe ca bugufi reba imbere ureka imena gitera vuga rero imbabarire namwe naturiye mu mbabarire mbo utaraha Profete mikoro ako ngiye sinzongera kumwita profete uyu uzabinyita kuko arasabwa kubanza kugera ku musaraba nukuvuga ngo icyo nshaka kukwibariza rata imena gitero gusaba imbabazi ni ikintu gikomeye ntago ibi nabyo ari pranka niko mbitekereza oya ntago yari pranka yes ari pranka nari kujya gusaba imbabazi ku ruhande niyo yakajya gusaba imbabazi ku ruhande none yagahita ajya ku yindi cyane avuga ati imena gitero ni pranka nanjye ngavuga ni Noheli iriya ni prank ariko nabonye ariko dore ikibazo abanyarwanda bagira rero bivuga ngo ubu nitukora ibintu biri seriye tugakora ibintu nyine byiza abantu ntabwo bazajya badushyigikira ngo babirebe kuko bazi ko muri abatwitse reka da bisaba nyine gutwika ngo nibyo abantu bareba nyabuneka nimuturebe mudushyigikire mudusapotinge n'ibintu bizima abantu babirebe bikundwa ariko mbo imena gitero nk'umugabo wubatse ufite n'abana umuryango waba umuryango washatsemo n'uwawe wabyakiriye ute kumva ko umugore wawe Profete Noheli yamurongoye ntabwo nari kubyakira nabi oya ndavuga umuryango ukurikije feedback umuryango wabyakiriye ute imiryango abenshi bari babizi wabanje kubiganira mwabanje kubiganiza n'imiryango yego abenshi rwose imiryango nayo karakasa mutwe kereka nk'aba bahanze nibo nagiye nisobanuraho ndatagangara navunika ariko abenshi nyine wamazaga naramugaraganira ibya biri byacu byo gutwika bunamabukwe wawe ako kantu warakamubwiye cyane nawe arabizi ko natwikaga Imana ikubabarire kandi n'abantu bakubabarire mabukwe wawe ndumva narenze kabisa mabukwe arabizi ko natwikaga Bera Profete Noheli se mbara na muramo wanjye mbara na musaza wa madamu babiteguraga musaza wa madamu baramuhamagaraga bati urwo rugo koko rwahiye ati reka n'ubu turi Noheli yatotoyeho urumva kandi ukuntu Noheli afata umugore wanjye amufata nka mushiki we kuri yabikubwiye sibyo ni umuntu aramuruta yaba mu myaka yaba no mu bindi ni umuntu agira inama sibyo rero ntabwo uwo muntu nk'uwo ashobora ku ntabwo yamwubaha ntibyakunda mbo wenda mbere yuko umusubiza nk'uko yabikubwiye byabaye biri seri wamuniga nakoresha imbaraga z'umubiri ntabwo wamugira nk'uko gafaranga yaragize umugore nakoresha iz'umwuka mbo wenda utarasubiza Profete mikrofone uri umugabo kandi ufite abana ibi bintu mwakoze ntabwo ufite ubwoba ko abana bashobora kuzabibona nabi bakuze Bibiliya iravuga ngo kera ntaramenya Imana nari mu bujiji ariko aho mariye kumenya Imana naje mu mucyo uwo mucyo rero nanjye wanjemo
abana banjye nibabimenya nanjye nzabamurikira kubera ko namaze kwakira umucyo sibyo urumva namaze kwakira umucyo uwo mucyo rero abana banjye nabo ugomba kuzabamurikira hanyuma bakazamenya ko se yatwikaga urumva nta rwango rundi rwari rubirimo wenda nanakunganiye akamaro ka retroviseur mwese muri abashoferi cyane nka niyo Patrick Nganzo no kureba inyuma iyo utinze ureba inyuma birangira ugonze ahahise n'ahahise hazaza haraje aba bana bazabona bino bibi ariko nyuma babone n'ibiro bavuga ati dadi yaciye bugufi none se Patrick tukiraho ngaho uzi ko nawe impanuka yawe uzi ko nari nzi ko ari ugutwika ngeze ubona ndi rutwitse geragere gukurekura imirira je nabonye uryamye ndavuga ari Patrick rero ibicyo ngo akagira imana biraraga ari impanuka nta maraso nabonaga uryamye gutya bati nibure aba diaspora amafaranga bagiye nabyemeye ari uko ushuje mbona izo nkovu mbona nayo mabana ubwo rero nawe mbabariye yes we ntabwo ndi bukwibandaho cyane kuko ntabwo urakasa mutwe cyane wijandika cyane we Noheli wowe uri umukristo ufite n'indirimbo ziramya zikanahimbaza Imana iyo abantu bakubona kuri microphone uhora usaba imbabazi ibi nibi uba wumva amaherezo yawe ari ayahe iteka ngerageza gukora ibyiza bibikanangira maze ahabera icyohe rero naho ariko bibiravuga ngo dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga ariko ayo magambo yaturuka ku kino Kristo horo duha imbaraga na ba Dawidi baciye bugufi bakoze ibyaha ba Salomo ubu ntabwo narusha wa mugabo wicaga abakozi b'Imana Pawulo wahinduriye kuba Pawulo naho Imana yaramubabariye nkora ibyaha ariko mbeshwaho n'amaraso ya Kristo ngora mvuga ngo Mana mbabarire mumbabarire usa ntabwo bizongera ariko umuntu avuga Imana mumubwirira Imana imimbaraga zo gukomera kuko bitewe bibiravanga umuntu wabyaye n'umugore aramigiye gito kandi cyo cyuzemo imibabaro umugabo bita nta bwenge uramuzi wo muri Bibiliya ndamuzi ariko Imana izandinde komera nkawe kandi ari kumeze umugabo bita nta bwenge haracyariho ibyingo niwacira urubanza no gura umunyamakuru icyo nshaka kukubwira ngo ntituragira igihe cyo gucibwa imanza icyo nshaka kukubwira sindi kugucira urubanza niwe ndakubaza ntabwo ujye ugira ubwoba ko ejo ushobora kumera nka nta bwenge ariyo mpamvu ejo bundi nabonye warambariye mu muhanda yavana Patrick naramuhemukiye adapfa apfanye inzigo yanjye reka nihute nje kuri niyo Patrick Nganzo TV nishe bugufi ariko hari abakoze ikintu cyo gutwara bundi bwa mbere narazisabye bwa kabiri Satani aranira nditera ndavuga ariko ubundi why not nagenda ngo nyine ni ubera umuhanga ubera umuhanga ariko si ubwo buhanga bwabona butazakurimbura burya no gusaba imbabazi no oya ntaga rukurimbura erega buriya twese twakoze ibyaha nitwashyikira ubwiza bw'Imana ariko bibiravanga ngo nukuri bicumuro byacu byacumitiwe igihano kiduhesha amahoro cyari kuri Kristo Yesu niyo mpamvu nanjye buvuze ngo nikwe muri umwanda wa Satani niyambuye Satani w'umuhirimbi wohoraga nera mu buzima bwanjye ubu ni ndangamiye umusaraba hari ijambo ry'Imana rivuga ngo abazi byinshi bazabazwa byinshi cyane ako kantu nakavuga hiki icyo navuga ejo bundi waririmbye indirimbo nziza yitwa ngo imbabazi z'Imana ni nziza indirimbo nziza cyane iriya ndirimbo waririmbye ngo imbabazi z'Imana ni nziza izo mbabazi waririmbye zigomba kongeraho bura n'ikintu cyatumye nza gusaba imbabazi numvisha iriya ndirimbo yawe ivuga ngo naroye ndose inzozi iriya ndirimbo ni nziza imbere y'Imana yatumye ndira ndavuga ariko ubundi kuki ntaca bugufi ngo mubwire abanyarwanda ko nabaye icyohe nkatwika nkagendera mu munyenga tugeze no mu bihe byo kwezwa Bibiliya iravuga ngo abantu bari gutungura ngo tugire umwete wo kwezwa no kubana n'abantu bose amahoro ndabizi n'izi mbabazi dusabye hari abo bitari bunyure hari n'abagiye gutwika noneho ahubwo kubera izi mbabazi ariko twe nta rubanza turaba tugifite urubanza rurasigarana abo babikoze turi kugana ku musozo ariko se Nohe urumva nk'abantu bakubonye mu bikorwa byinshi tugana ku musozo ndi kubaza Noheli abantu bakubonye mu bikorwa byinshi biramya bikanahimbaza Imana akakanya ejo bakakubona muri ibi bisikamu byanyu none mwari mwateguye inshuro nyinshi nsigaye numva bakwita na rupfubuzi ngo niwe ngo uhagarariye abapfubuzi mu Rwanda ubundi ibi bintu ubona bitagusigira isura mbi ntabwo bizongera namajwi yamagambeshera ntabwo uzongera gupfubura ntabwo bizongera kumva biragambo namajwi twakoraga twicara turi no gusangira twirira twinywera nkamuvuga nkavuga nimere gitero wari umupfubuzi nakitino wari umupfubuzi professionnel ko byatangiye kuvuga mbere yuko mushwana ko mwatangiye kuvuga mbere yuko byatangiye kuvuga kuri umupfubuzi mbere yuko mugeraniza niba yanapfuburaga ubwo nabyo arabyihanye
yego nabyo byihane abo twasangiye ibyo kunywa abo twagize ute nabo twakora ibyo byaha byo gusambagurikana ni ugusambagurikana ibyo abo wapfubuye bose ubasabye imbabazi uhari abo mwasambanye nta ribi nabasabye imbabazi biga byose nabasabye imbabazi reka tubashimire mwakoze cyane kutwitaba kandi niki mwabwira abantu badukurikiye muri aka kanya nge sabye imbabazi ndi seriye kandi imbabazi nsabye sizaje zo kongera kugaruka kuri kamera ngo mvuge ngo ndivuguruje ahubwo hari ahantu umuntu agira gasayisha kavuga ati ibyaha ndabihaza byo gutwika byo kugira gute mugiye kubona indi sura nshya gusa namwe mu nsengero mureke kudutera amabuye ngo muvuge byinshi ariko baragusengera we wakisengera nese yutagira amasengesho yabereye y'abantu bagusengeye n'ubarapfuye ejo bundi erega nta wisengera nta muganga wigangahura wowe nukuvuga ngo ukora ibyaha ejo ukabisubiramo baragusengera kubera ko nkozwe mu mubiri kandi nkaba ndi umuntu gira ikibwira abantu rero dusoze abanyarwandakazi ndiyaruye ngiye kure y'ikibi ntabwo nzongera kuza mu buzima bwo gutwika mu mapuranka ninde muntu twakoresha uzwi mu mihanda utwika ni Noheli oya ntabwo bizongera n'abandi bagenda bankoresha ibyo bintu barorere no gufasha umuvandimwe nuko yacumbikiye byancanze byanyobeye nkamufasha tubikazamuka yitwa Imena TV kumufasha kubeshya no ariko icyo cyatumye mbyemera nkabona ko biri seri wari ushonje oya si ugusonza agishiramo umuryango we haravuze n'ibyaha bintu singira ubusebe ngenyine nawe arasebe yego niyo mpamvu nabyemeye ubwo mwarashukanye we nawe yego iyo nyiza gusanga ari ibintu binsebya gusa ku bandi bantu atari mu muryango ntabwo nari bubikore ese ubundi wowe inyungu byagusigiye ni iyi turi ku musozo erega inyungu byansigiye nayikubwiye nta n'inyungu ngiye byasigiye kwanza inyungu kandi kugira ngo menye inshuti menye abavandimwe uyu nitwashwana ariko se kuko uyu nguyu ni nawe uzabapari mu bukwe bwanjye ni nanabungura rero abantu bashaka kuduteganya n'igitero turagatiga kubiranyije ubu n'ibyakunda satani aratsinzwe aramwaye gusa nabikoraga nk'umuntu wamfashije nanjye buryo umuntu ukugabura akakwita mutavukana mutaravuye mu ndimwe nabigoye navuka icyango akavuka cyahinda gusa urumva mpere musi Imena Gitero nawe yagira icyo abwira abantu ngiye cyo nabwira abantu nta kindi ibiganiro ntituzagarika kubikora cyane kubera ko views nizo zidutunze ariko bizima abantu bashobora tugiye gukora ibintu biri seriye abantu bashaka bajye babireba cyangwa babyihorera ngewe nicanje nkora ikiganiro kirebwe n'umuntu umwe ariko kiba ari kizima uwo muntu umwe Imana izabimpera umugisha Imena TV show izamuke itera imbere kuko nza amacano menshi adakora ibintu nk'ibi by'umwanda kandi azamuka agahemba abantu bakabaho neza so ubwo rero izi mbabazi abantu babifate nk'ibintu biri seriye mutubabarire mujye muri comment namwe muduhe imbabazi mwongere guca ku ruhande bose nabonye ari ijambo yageze avuga kuri nge aratukana agira gute hari ijambo uyu mugabo niyo Patrick Nganzo yavuze yarambaje ngo kucuririmba ni wemerwe wahanura nibyemerwe warekura indirimbo ntirebwe nza gusanga nama by'Satani yansize nibyo bintu hora wivurugutamo ntago ari Satani mugene murebe ibintu byanjye kujya nkora sinzongera kuza mu mapuranka rwose nibere y'Imana ubu no cano yawe ugiye guhita izimira neza kubera iyo scam wateguye ariko Imana ikubabarire n'abantu bakubabarire guys abantu mudukurikiye twari turi kumwe na Prophete Noheli na MC Imena Gitero hanyuma gatoya mbere yuko dusoza hari abagabo babiri ntari buvuge haruguru hari abagabo babiri bamwe bakora mu nzego z'umutekano abandi bakora muri ministeri n'ifite zanjye zikomeye bari mu bantu bangiriye inama turaganira narabatengushye ubwo nabo bizi neza ko iki kiganiro bari buze kukireba batanakirebye nabaha ariko barabikurikira ndabizi n'abandi bose nagiye nteguha batandukanye twagiye tubana bampa ubukwe ngo mbuyobore mbemusi mu birori bitandukanye umuntu MC mwiza rwose sinzi ko naho nijanditse muri ibi bintu ariko nyine iyo umuntu ataribwa ntamenya kurinda kandi ikindi nkuko yabivugaga byanatumye menya abantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi nubwo hari andi makosa yabereyemo ubwo rero rwose mutubabarire n'Imana itubabarire ntabwo ibintu bizongera namwe mwadutumiye mukitanga mugafata umwanya mukaza kugira ngo dutambutse ukuri imitima yacu ikire mutubabarire kandi Imana ibaho umugisha munadusengere Imana izi ntambwe duteye
ituzamure uyu munsi navutse nongere mvuke bundi bushya no nagoye no ku mafaranga aba yafite rwose nimero ni 0782 3 7 9 ushobora gushyiraho iyo keke cyangwa iyo fanta umuntu ugukunda wese atere comment gushimira ko akubabariye kwese mutugaragariza MC Mena Gitero turasoje ariko aka kantu ndumva nakababaza uyu mururumba mwagize wa views ubu ntuzongera kubaho nje nibizonye ko nundi abikora ntibirebwe ntabwo bizongera Imana ibaho umugisha abasabi 110 nibona ari inkeneye Imana ibaho umugisha turasoje nakagaruka Imana ibaho umugisha